It's your boy Jazzy Novoken. Yo, made in Rwanda. Yo, Rigani Dugaju. Ha, Rujimba na Papa Jazz. Yo, Radio 1. Traceful. Okay, yo, Twende, yeah. Aperi, FCFC. Mudayizi umweru no mukadaye ikipe ikomeye ikipe iri mu kazi keza Jimmy Mudisa generation yanyu turayibuka tukanayikunda tukayikumbura mwakoze ibintu udeka iby'ubungu mwaratwemezaga Jimmy Gatete Karekezi Olivier Manfred Kizito ndanda bamu mwari muzi baro birenze bitabaho zamareke mwarazayihabije za Uganda mukora akazi babatinya aberu urayibuka ihonda reyo byari biryoshye mufite umufana mwada bahanga kuva kera munabizi aperugira abayobozi beza abafana bawo bitanga bose uko bikuye ikipe irashyigikirwa nahamya ko rimwe mu makipe meza hana Afurika afite ubushobozi nta mukinnyi n'umwe utashaka ku isi yewe narido mwamugura aperi udadenze abakinnyi bawe bibera hano heza imodoka nziza bagenda midasanzwe abatoza beza benshi b'abazungu abazamu bafite abatoza Jimmy Mudisa uboniwe mutoza mukuru aba bana bari kumunanira agasuzuguro kanyu kabarenze niyo mpamvu muri kwitwara uko mushaka izi match za shampiyona mubona aho zigeze niho hari hazima mwadi mugifite amahirwe ku gikombe ariko ni mudeba nabi nacyo mudakibura muri kwambara amapoketi kuduheha amatwi mwayatoboye mwayamaze mwiyanduje sinzi mwigiza abastari niba mushaka kwigira Davido nge sinzi baba bakinnyi ntago bye babeshya bafite umwije turenze indenga kamere uburyo bari gukina mu kibuga byabananiye icyo bazi no kwifotoza muzahura za Simba saa 7 z'ijoro muhurire mu tubari dutandukanye kandi ubwo mu gitondo hari match sinzi ikintu aperi murimo muzira abo bakinnyi bawe n'abahanga kuko ntabasimbura abandi bafite bari kwitwara nk'utumana kandi ntibazi ko ibi byose bigenda nibyo koko ubu ni made in Rwanda nta mukongomani cyangwa umurundi ariko agaciro namwe mwahaye simbabeshye mudashaka kuziyambura muzaturwa mwambaye mwabapiti mwe mukine bado mureke kubyuta murimo murasuka inyanya n'igikoma sinzi ibintu murimo muri kubabaza isi abafana ba peri barababaye bafite agahinda ahantu hose barashavuye kubera mwe kandi ntago byajyaga bibaho no nta mukinnyi wakinaga mw'iyi kipe kubw'igitsure bwayo no kuyikunda ngo akore nk'ibyo muri gukora mwaba namwe misubireho ibi ntago bikwiye abayobozi ba aperi ni beza iyi football yacu barayishyigikira ntako badakora ngo dutere imbere sinzi impamvu mwe muri kubababaza muri kubatera agahinda bidenze kuko muziko ntabasimbura nta nabandi muri guhangana mwarasaze mwarabyimbye mwaragagaye yego sha harya ngo ntimwikoraho ibyo birabareba nge ndabadabuye nimudeba nabi muzazima byafo amahirwe ufite uyu munsi nuyatayabyaza umusaruro uzadaburiza wowe uri kunyumva ukina muraperi isubireho wibabaza Mudisa iyi kipe ahantu igeze niho heza kandi imikino iri imbere kandi niyo myinshi aho kumanura ipantaro ugapoketa izamura ahubwo utwereka iryo ku isi shyiramo imbaraga mujye mu majimu mukora imyitozo igihaha mukigarure nimukomeza kurundamo izo nzagwa bizarangira mubaye nk'abarezi muri kukica nk'ababahanzi biyita abaraperi hano mu Rwanda bagakokejeje bagasinda bikarangira barimo bagwa stage kandi bitwa ko ngo bari bafunguwe bavuye kurya gashene mageragere nimureba nabi namwe muraba mutya misubireho bakinnye dukunda jiwe mudabizi nitwa Jazzy Novo umuhungu wawe umwana ugezweho musore wikoraho njyewe ndi muri out yewe nakinye umupira nyina mu Rwanda nyina no hanze muzi ukuntu umukinnyi agomba kwitwara ukuntu umukinnyi prepara match ukuntu umuntu umukinnyi yitegura match iyo ariyo yose aba bakinnyi birababaje ubona ko ari umutoza agomba kuba ari polisi wabo
ngira ngo mwayibonye mfite abakinnyi 10, abakinnyi bageze kuri 4 barimo kwitemberera. Hano umupira ni ukudefanda abakinnyi 10, haki byose ukumva babishize ku mutoza. Hako umuntu abonye performance y'abakinnyi ndabategura.